Rwanda Day ntatendinze ni Atlanta ni nkeya ntagiye murebye iyi ngiyi I think sinzi ko zigeze mu icumi ariko 6 zo ndazigejeje Rwanda Day to be honest ni umunsi umuntu wese ufite ubushobozi bwo kuba yageramo yagombye kugeramo kuko ni Rwanda Day umuntu utumva urwo rurimi bivuga umunsi w'u Rwanda. That means ubwo bigamo bya politike, bigamo inzego zose ziba zihari, hari iz'ubucuruzi, hari za politike, so imiyoborere myiza, urugendo rw'igihugu rurimo, I think umenya byinshi, sobanukirwa byinshi. Icyo Rwanda Day yafashije ameni kuva ni uguhuza abantu, hariho amatestimonies atandukanye, hano mpahura n'abantu benshi batandukanye, nk'umu artist urumva bwa mbere nibaza ko hari benshi bambonye bwa mbere muri Rwanda Day iriya ya mbere ya Chicago, so urumva ku nyungu zanjye mvuze nk'umuhanzi nahuye n'abantu baramenya, so hari undi muntu nawe wari ufite business bamumenye, hari undi muntu wari ufite ubuhamya bw'iterambere cyangwa se ibyo yagiye ahura nabyo by'urugendo rwe mu buzima bwo hanze, nabyo yaraje bamuha umwanya. Ikindi si ibyo gusa, haba harimo n'abayobozi bagerageza kutwereka iki gihugu kirimo iterambere, aho igihugu cyavuye from nothing kugera aho kiri uyu munsi, bakatwereka inzira zariho zose n'imigabo n'imigambi. So inyungu ni nyinshi mu by'ukuri mu buryo bw'imitekerereze ku muntu ubishaka. Kuri njyewe Rwanda Day is a great pleasure kuhura n'abanyarwanda, tukaca kumva aho igihugu kigeze, kumva progress y'aho igihugu kigeze muri make, no kumetinga abantu bafite impact mu gihugu. Iyi ni Rwanda Day ya gatatu. Rwanda Day ya mbere nitabiriye ni ya UK muri 2013, iya kabiri nagiye muri Netherlands, iya gatatu ni 2019 yo muri Bonn, Germany. Iyo duhuye n'umuntu utari nk'umunyarwanda ushaka kumenya Rwanda Day, nk'uko twagiye dutumira abantu bamwe twazanye, hari nk'abashyitsi twagiye tuzana tuvana UK batari n'abanyarwanda b'abazungu, arakubaza ngo nsobanura Rwanda Day ni iki. Rwanda Day uko unsobanurira umuntu utayizi, mvuga ko ni ihuriro ry'abanyarwanda bataba mu Rwanda baba mu mahanga, bagerageza gukurikira ibibera mu Rwanda ku buryo nabo bashobora kubigiramo impact. Bivuze ngo abari mu Rwanda, abayobozi b'u Rwanda baraza bagasobanura aho bageze, natwe ababa mu mahanga nk'abadiaspora tugashyiramo ibitekerezo byacu twifuza ko byakabaye bitekerezwaho, gukontributinga ku bikorwa mu gihugu, tuka exchanging ideas. Nk'umujyi ntuyemo nazanye n'igikundi cy'abantu bagera mu 10 tubana muri community. Ibikorwa dukora mu mijyi tugenda dutuyemo, kuko usanga muri buri mujyi harimo community yibumbiye hamwe, ikaba ifite umuyobozi. Noneho ibikorwa dukora tugerageza kwigisha indangagaciro, kuko kumenya aho uturuka bigufasha kumenya aho ujya. So twigisha indangagaciro abo tuyobora, harimo kaca kwigisha abana kubyina Ikinyarwanda, guhura, guhamiriza, kubabwira amastori y'u Rwanda, kubigisha kubyina intore, byose turabikora, no kwigisha abana kumenya aho baturuka kugira ngo bamenye aho bari. Bishobora kugora cyane ku muntu utabinahangaha ngo abone impact Rwanda Day igira. Rwanda Day personally, Rwanda Day ihindura imyumvire ku bantu basanzwe ko dufite abantu nk'u Rwanda, dufite abantu bagiye baba mu mahanga, baheruka mu Rwanda kera, bazi amateka ya kera, bafite ibitekerezo bigendera kuri ayo mateka, ariko dufite abantu kubera Rwanda Day
even today now aha ngaha abo twazanye harimo abantu bahinduwe na Rwanda Day baraza. Personally aho nturuka mfitemo nibura nk'abantu 4 bahinduwe na Rwanda Day first time bari bube muri iyi Rwanda Day kandi bari willing to contributing. Rwanda Day is a great thing. Muri Rwanda Day ubundi ni uko njye nayisobanura ni mu rwego rw'ubusabane rwo guhuza abanyarwanda batuye hirya no hino. Urabona ko hano haje abo muri state nk'uko amastate yahanga hari 50, hano hakabaho n'abavuye Canada, i Burayi, yewe n'abavuye mu Rwanda no mu bihugu duturanye isi yose. Ahari hose umunyarwanda yiyumvamo kwiyumvamo ubunyarwanda agomba kuba ari ahangaha afite ubushobozi bwo kuhagera. Babyitabiriye cyane b'inshuti zacu, inshuti z'u Rwanda baje. Tuba twasobanuriye ko abanyarwanda bagira igihe cyo guhura bakaganira ku birebana n'u Rwanda n'igihugu no mu karere duherereyemo. Tukababwira ibyiza by'u Rwanda, noneho bakaza baje kwiyumvira no kwirebera ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika atugezaho. Uyu munsi mbonye ari mezi, ni ibyishimo byinshi cyane. Nabone bene wacu, abavandimwe, no kuba nshaka kubona na Perezida yatumye mpagarara kugeza iki gihe cy'ubu ngubu. Muzehe wacu Paul Kagame ahabwa icyubahiro. Maheruka kera cyane, ndi umwana mutoya cyane. Navuyeyo jenoside igitangira. Kwezi icyo gihe sindagarukayo. Nkaba ndi umwana umwe hano muri Amerika. Nta muryango n'umwe mfite. Urwego mpagaze ubu ngubu kuba nicanye na bene wacu hano, hamagaranye nabo rurakomeye cyane. Ndifuza ko ibintu byahoraho iteka ryose tukaza duhura.